ariko se ko princess yakwanze waretse tukabe inshuti koko asa umukobwa uranshaka wiki ibaze nk'igihe wamereye muri restaurant uraje utanze ku modoka ndigendeye ubundi urambaza iki none se kuba inshuti bitwaye iki harya bitwaye harya ngo bakwita nitwa Buriere sha ku mazina yawe wongereho nakiziritse ku muhoro sha umva kazanawuca Jesse gushaka mbabariye uranyanze sawa uzanye ntago sha abakobwa bo ni danje ko umuntu akwizirikaho ukagira ngo ako banza afite ikibazo hari uwo nikundiye ariko arakomeza sha ubanza afite ibintu ashaka kukira taka Lydia, meze bitese? Waramutse mavja Bitese? meze bitese Bon, uko mvuye muri biro nkakubura noneho kuvuga ngo boss yadahari uza mu biro bya boss sha barakafasha barakadufatanye wowe ndumva kumenya ko boss atari ngomba kuba mari. urahuze cyane se Oya. umpaye iminota 5 nkiganiriza ndayendaga ariko usigaye unyanga baze aho utambwiye ko baguhaye gift y'imodoka wimpakanira iparitse hanze wimpakanira ese niba banteje narabyishimiye gusa nyine ugomba kumenya ubwenge umuntu wikura amafaranga kuri akagwa gift y'imodoka muri iki gihe ni tombora nukuri ntabwo Dia nawe uransetse ubwo ni iki kikuzanye nicyo kinzanye nje kukugira inama sheri ntubizi ko ngukunda ugomba kumenya ubwenge uriya mugabo ukamukomeraho dore abantu b'i Kigali barasaze inkumi ziraha zihuhaho ndetse ko naje gusanga ibyawe ntawo bijya niba mutwara ugazaba ari ugenda oya ugomba kumuragiza Imana ukamusengera ukanamukunda ukamwubaha mukunda okay ni sheri nyine diruti ni fiance erega fiance burya barateye intambwe na famille muzo niba famille ngitamuzo ubwo ni fiance ako ntabwo bivuze ugomba kurangara nshuti yanjye ubuse nta nkuru nyinshi uzi ku bashuti bacu byagiye bigenda gutyo bakirara urumva ufite iki cyahatari n'abana bari i Kigali bebe Dia baragera nzabigire gute kanguka umenye ubwenge usengera umugabo uhaguruka umuragize Imana bitariko ntabwo ndasengera bizi ushobora kuba utamuvuga mu isengesho mu bintu nsaba Imana umugabo nifuza muvugamo ibyo nshaka byose mbere ariko ndakuze ntabwo waba wicana ufite ubwenge buke nawe urabizi imodoka yapfuye kwizana gutyo gusa shabagire kamisetsa uzi ibintu sha byagenda gase akazi kawe kugakora neza akazi karagenda ariko ntumvaga nshaka gutereta kandi agake nafasha mbone konje nk'iyi minsi 3 ko bitari bukonde ego ujye umenya ko ndi umumama kandi nubatse hari ahubwo nshaka ripoti ibintu wakoze muri iki cyumweru nta kibazo bitarinze saa 10 ndaba ntayitanze shaka wanje rero oya byaterwa sinzi ndareba ariko turabiganiraho neza nzanye raporo mabusha ntajya turareba ariko sinzi ko biri buke yego urakoze turasubira muri lunch ubwo sawa nanjye ndagusitona narindemo sawa rero merci we boss mwaramutse neza yande mu kazi
ntabwo muhari ngiye kujya muri Turkiya ufite flight ryari uyu munsi biragatongoye ariko okay nta kibazo ndi mu kazi narindi gutegura report ndi buze kwigereza kuri email byose birabiri bubagireho ya nta kibazo akazi nzakitaho neza muzatindayo okay nta kibazo murakoze mugire ikirere cyiza sawa Diane ko yari ari kumusaba konje se wambona boss agiye ntabwo byaba igikunze Hello Ganza, meze neza. Nitwa Gigi, ni inshuti ya Princess. Ntabwo nzi, gusa nifuza kukubwira ko kuri kubyo utazi ejo utazagwa mu ruzi utwitse. Princess ni umukobwa w'indaya n'ikirara, ndetse atetana n'igisaza bakorana cya boss we. Akwishamo cyane rwose, ukanguka urebe n'amafoto umwohereje. Birashoboka se? Ntabwo niyumvisha ukuntu Princess yaba yaranyirishije. So ni ibya nyabyo? Uyu mukobwa nari naramukunze. Mfite gahunda zimukorewe none ibintu batangiye kunyereka n'ibiki. Gutetana n'abandi basaza. Nasuye umukozi ku kazi. Wiriwe Peter. Ni meza. Ese abakozi wohereje ku kazi kuri tele wabakurikiranyira? Abakozi bageze kuri tele nta kibazo bimeze neza bose. Ndabona n'umusaruro wabonetse. Ariko umusaruro uhagije ku buryo mbona ko nta kibazo tukaba tuzagira noneho mu kiro kiyete. Umfashe rero ugire vuba unkoreye iyo raporo kuko manager yayinsabye kandi bitarenze saa 10 wayohereje. Ahubwo wazavugana n'abanakambere uburyo bwo kubura umushoferi byo gupakirika yabonetse ku buryo ashobora kuzinagera ku kazi nta kibazo. Okay, merci beaucoup. Sawa sawa, merci. Sawa. Alo? Biteye. Ni wowe Gigi? Message nyoherereje ni ibya nyabyo cyangwa uri kunyinisha? Urabizi neza barakundana uyu musaza? Mana yanjye. Sawa urakoze.
ganza ni kweli ibintu byose nari maze kumutakazaho vuba ndega no kujya kumurera mu Rwanda gusa ndacyagiyeho Princess ibintu muri kweli Hello? Byamubizi. Uri heza. Umva ngusaba akantu gatoya. Nsanga muri ka gahanda kerekeza kuri moto tujya tujya gushopingiramo. Untware mbaye stress mbaye n'ikibazo gikomeye cyane. Sha uba iri hafi waba umfashije pe please. Ya ndwana ukaiza. Sawa. Princess arambabaje kuki abakobwa bo mu Rwanda bahemuka kuki bose bakina n'imitima y'abantu Princess karibu mwana. Mama. Uri utese? So umeze utese mukobwa wanjye? Shawa. Ntameze neza. Umutwe murandya. Umutwe? Wayigize? Ntago wariye saa sita. Ndatekereza ari stress z'akazi. Ko nta handi ndiko nta kindi kibazo ku mutwe uranyishe. Umutwe gusa? Yawe. Karakazi kazanyica. Reka nawe ntukiruhuka. Nese mama wari ufite ibintu byo gukora? Nese ngaho basi karaba witegura sibyo karaba kugira ngo uruhuke nanagutekeye icyayi. Kaka cyayi ukunda karimo twatunga. Yangano karabe sibyo mfite n'akanini uhituka urebe hariya ku meza. Kanyende nage naje nje no ku meza dusangire kandi wasanga banegereje. Yego ngiye gutegura. Sandasha kanone nkwavu. Ngaho nukarabe. Yo. Hamagare ganza ndumva mukumbuye. Merese kuri gusimbuka byagenze bite? Nzafata mfatara nandikire kuri WhatsApp. Ese ni biki yanyandikiye?
ngiki ndi kurota ndi ku manywa. Princess singikeneye kukumva mu matwi yanjye kandi ibyanjye nawe byarangiye ntitaye ku byo naguhaye byose. Unibagirwe sinshobora gukundana n'umukobwa w'ikirara nkawe. Bye. Jesus, byagenze bite? Ganza, no ntabwo mbyumva. Umva iki? Ibintu se nibyo? Ganza, nakoze iki koko? Ndabona yahise naburoka. Ibi ni ibiki koko mana yanjye? Ntabwo natekerezaga ko ibi bintu byambaho njye na Ganza. Ibintu Ganza nkoreye ni ibiki? Gusa Ganza ntiduteranyije kano kanya mana yanjye. Ganza, no ntabwo mbyumva, no ntabwo mbyumva. Ganza, ni wenyine iki ibi bintu? Ntabwo bishoboka. No Ganza, no. Gusa kuki atanambwiye ikosa nakoze basi? Ndamenya mbyitwaramo gute? Ndamenya nsaba imbabazi z'iki nakoze? No. Ntabwo ibi bintu byambaho Ganza. No, ntabwo ndi kubyumva. Ndiwe Princess, umukobwa w'ikirara? Ganza ninde waduteranyije? Kubera iki yandikiye SMS? Ganza. Ntabwo mbyumva. No.